mbakunda abaportugais mbakunda nsanga rero ari amazina yabo Ronaldinho Kanyombinho Ronaldinho muri la video sinza akantu numvise ndashaka avuga nk'imisozi imenya Claude ndashaka kubona umuntu ari ku rukuta ntago Claude yagendeye aho njyewe yomba mpari nari kureba muri box yari yambaye ntago ari kuburamo ikintu gazi Rubavu yigeze yambuka niba mwari kumwe niba byarakubisa akirukanka gazi Rubavu mu mbuga ngari iyo biramuka bikubisa ari muri Kongo mindani nka Scovia ntago Claude yari kunya mu myenda reka nkubwire mfite imodoka mu buzima nari mfite inzara ndayigurisha Imana ntizayimba yewe imwe se yari ya modoka yaguhururiza mu ntambara bakakwica yari kabwira kandi nguzi cyangwa nk'akakana bakubita kakirukanka kagahita kakubwira ngo reka amasetse uci wacu reka amasetse abanyabwoba n'abata yabarebye akabona abanyabwoba n'abanyagitangaza umvase abanyabwoba n'abanyagitangaza uzi ko twabaga ku ishuri noneho ukabona umuntu ukamugurira yicaye kuri range mufate namwica mufate namukubita mufate nimungigize uruhande munikamate nisimubomore bagufata wasohotse ukasohoka gato kamukubita urushyi ukareba ukuntu agukubita amenya kakuru gasa nanjye Claude yize biburiya wize arihandagaza umuntu wize arihandagaza akaba akora itangazamakuru ry'ubucuruzi yarangiza agatuka abakora itangazamakuru ry'umwuga oya nta Okay, nkuko bisanzwe rero mbahaye ikaze kabisa ku Umuraba TV cyangwa se Umuraba films uko wabyita kose nta kibazo nababwiye yuko nzajya mpora mbazanira Kanyombizo Kanyombya na Rizirizo. Hanyuma rero abantu murababona ngira ngo Kanyombya muramuzi musanzwe mumuzi ni inshuti na Riza baraje babitubwire neza. Kanyombya atariyo Rizirizo ni yahenda mbariza ubwo ngo abagerageje kuba umunyakigali kandi kugira ngo azabe umunyakigali ni nko kubona umushi wanze amafaranga Rizirizo ni iki Kanyombi zose yo buriya ni si we tubaza si yewe impamvu nuko nabonye ababrezilien mbakunda abaportugais mbakunda nsanga rero ari amazina yabo Ronaldinho Kanyombinho Ronaldinho Kanyombinho ngo rero tugikomeza ngira ngo murabona ko tuhuye na Riza rero akaba ari umuntu Riza wari umaze igihe utamubona twatangiranye kubakera nukubera impamvu hari impamvu zidashoboka ngo yari yaragiye Uganda avuye Uganda Riza Riza nanjye nayo Uganda ejo oya ndavuga wowe oya nanjye nagiye igisoro Riza urimo kuguhamagara cyane ubushe wowe ntabwo wagiye Uganda naragiye nanjye nari iginuza gisoro rero ariko yagiye hafi hano barambwira abandi si byo byiza batari ko kuki ubwo se hano hafi yajya Kampala yageze kureba igakomererayo bikomera byahiswe se byaneye byageze bite byakunera nyamara ariko rero by'abayanga rero n'abayanga abanyabwoba umuti urahari binera abanyabwoba twebwe umuti urahari nuvuga ngo rero ntabwo ari ukuvuga ngo wajya hirya ngo birakunera nawe ushoboye urabinera ariko umuti urahari nanjye ndi umunnyi urimo umunnyi nakunera unerenda kunera unkubise urushyi ndakubita ntabwo ankubita urushyi ndakubise urushyi negative sibyo byibyo siyo yayo reka dukomeze aho ngaho rero ngira ngo ibintu ngo uvuga ngo ntabwo ari byiza reka dukomeze umusaza ni nyoko nangwa se nyoko ni umukecuru ariko rero Fred nawe urasuzugura Kanyombya se ni umusaza tekereza umuntu wambaye nimba se yarisobanukiwe reka maze ngubaze reba Riza umuntu wambaye ipantaro ngeri iri kwaka ukambara ingofero nk'iyi ngiyi ukaba wambaye isaha nk'iyi ukambara puma koko ninde mujene wibifite ariko wamugani Fred nawe mu mishanana y'agatinyuka akavuga ngo uri umusaza ibyo rero abyihorere azabireke Kanyombizo ngo nuko twasanze Riza iwabi Kanombe reba imyambarire yambaye neza ntabwo yambaye neza rwose ese mushaka bambaye nka kuriya kwa Bamike rero ntabwo reka rero akana ntabwo nzahena mpetse cyane
usibye ko aheruka aheruka guheka kera umwana we arakuze ariko ubu ngubu biza barambwiye ngo afite bane reka da ndacyamuhetse njyewe ni impanga abana banjye niba impanga yego usibye ko yaranyigize agwa bugune arambwira ngo mwongere undi ntawe namuhera ubuntu ntawe namuhera ubuntu Kanyo ntago kanyo umwana n'undi wese ubitekereza akaba atekereza ati ko namuha umwana wapi ubuntu negative ugomba kundiha umwana ugenda asusumira subwo namwishyura ngaho noneho twe tubyara abana basusumira bavuka umwana w'umusaza ntiwumva asubiyemo rya jambo yangaga none se ko ari wowe bitangiye iryo jambo ntago ndikunda mukecuru waryanga wari mukecuru iryo jambo ntago ndikunda mukecuru ndakwiyamye waryanga warikunda niko bimeze wabyara umwana ususumira utamujugunye namujugunye nanjye nakajugunya akana kawe ntago nakajugunya hari igihe kazakurana k'umunwa ukagatunga kakanteza wabona ari agaki kavamo ibyo bya bindi byo kubona abantu babyara abana bakabyara abana babishakaga akajya kubajugunya muri toilette biriya ni bibi cyane shaka uburyo wiyemeze ko uzi ko ibyo ukora umwana yaba ari kose bishobora kuba ariyo mahirwe ariko cyo kwa wamugani iki cy'abantu kujugunya none se nka buskete kuvuga ntibyari bimutunze uretse yuko wenda byabaye ngombwa ko bamuhagarika ariko ntibyari bimutunze none se umubyeyi wamubyaye buriya ntiyari igihe ugira ngo hari uwamubyara akifuza kumujugunya biriya bintu ni demode kuvuga uko yari ameze byari bimutunze erega biriya bintu ntabwo biri muri modoro ntabwo biri muri modoro ubyaye umwana wagiye guhura n'umusore moderi ntabwo modoro ugiye guhura n'umugabo ugiye guhura moderi mu cyongereza ni modoro ugiye guhura n'umuntu mukoze ibikorwa mushaka kugeraho kandi bikabashimisha byarangira wahavanamo ntabwo ari n'impanuka nabomoke na se wabo ibyo biramureba urumva se hanyuma utwaye inda kubera iki wakoreye aho ntabwo wifuje kugira ngo ukurikize gahunda ya leta ntabwo ari iya leta y'ubuvuzi nangwa se y'ubuganga barakubwira ngo koresha agakingirizo utwaye inda umaze gutwara inda kuri mugenzi wawe inshuti yawe mumaranye iminsi byarangira turatwite amezi 9 ufite inda ubyaye umwana toilette biriya ntabwo ari ibintu bizima wese kuki batakujugunya muri toilette none ibikorwa byawe kuki batakujugunya muri toilette kubera ibikorwa byawe ububwa reka twizire iriza bw'umurizo abantu barimo baragenda bavuga ngo Kanyombya kubera ko yavukiye muri Kongo n'umukongomani agomba kugira ubwene gihugu bubiri kubera iki mfite uburenganzira nk'uko umunyarwanda bivuga nkatwe tubivuga b'abanyarwanda twiyemeza ko umuntu ukunda u Rwanda ashobora kubona ubwene gihugu yadukunze yadushatse yabishatse ntabwo none ubwene gihugu Kanyombya ariko ntabwo ari umukongomani oya da Kanyombya ni umunyarwanda ariko ababyeyi banjye bahungiye Kongo none se bavukiye Kongo we ko wavukiye Uganda uri umugande none se nyoko ariko reka mani mwaze nyina se umunyarwanda ubwene gihugu bwa Uganda kubera ko ubukene ariko nturi umunyarwanda nibyo by'ibyo turwanya ndashaka kukubaza uko yaza mu Rwanda agashaka ubwene gihugu akabuhabwa abaye yujuje ibisabwa abantu barimo bavuga ngo ni umukongomani ni bande se bavuga ko ari umukongomani abantu hanze hano ahubwo abo bantu nibo bakongomani twari impunzi kandi turasaba ko impunzi zitaha iwabo kandi kubera ko nge naraje iwabo bahungiye muri Kongo naraje hari umubyeyi amamuko ngira muri Kongo mbaye mani ishobora byose ntabwo nabo muri Kongo twe twavukiyeho n'ishyano singaya bahavukiye singaya n'abakongomani njye mbaye ndi n'uwo muri Kongo naba ndi umunyamurenge waba ubaye nyiramujereti
naba mbaye nyamafaranga nangwa nyirabitanga cyangwa oya ntabwo nawe nyabitanga wabiki naba nyamafaranga urumva ni nka ya mazina yanyu mujya mwita umuntu ngo nyiragafuni na gafuni nangwa gafuni oya ntabwo naba umukongomani bariya abakongomani bo kwa Gisekedi ntabwo namuba ibyo uvuze nibyo ntabwo namuba ariko waba umunyamasisi ndeka yego n'abanyarwanda ariko wimuba bari n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda oya byabaye ngombwa twari tubazi arega twari tubazi twabanye nabo bavuga ikinyarwanda kuko twe twari abanyarwanda twari impunzi twahungiyeyo nk'uko abanyarwanda bahungiye Uganda none baza kugaruka iwabo mu Rwanda ni nacyo gituma tuvuga tuti banyarwanda bariyo n'abanyarwandakazi n'abavukiyeyo b'abanyarwanda bazi ko ababyeyi babo bavukiye mu Rwanda ntibagaruke mu Rwanda rwabo ni amahoro ariko byarabananiye ahubwo barashaka kuzana ibintu byo kwigira ibintu by'ibitero shuma by'ibitero goryi iyo ni FDLR ngiyo iyo nize iyo ibyo ikora ariko mwibeshyera ntiyaza nta magambo yivugira kugira ngo yumve icyo abantu barenzaho bariya ntibazi baba bishakira kwamamaza abasitari yewe ariko gwire ko umusitari ahubwo ikibazo ntabwo bakizi barimo no kwiyamamaza mu rupfu ariko reka mbaye nkubwire hari kandi kantu ngiye kukubwira uzi ko wigira umusitari umva se none se imbere y'abanyarwanda baza kwiyamamaza batera ibisasu reka mbaye nkubwire kwigira umusitari waba ureba ikintu no mugabo bakorera buriya nuko yabihoreye umugabo we twebwe reka mbwire twebwe ntabwo ndakubwiye ngo nuko buriya perezida barebye bariya abantu urumva akabona bameze nka twana urumva kicara akabwira kandi ngo ndagukubita kabwira kandi nguzi cyangwa nk'akakana bakubita kakirukanka kagahita kakubwira ngo reka mbasetse uci wacu abanyabwoba aba yabarebye akabona abanyabwoba ni abanyagitangaza abanyabwoba ni abanyagitangaza uzi ko twabaga ku ishuri noneho ukabona umuntu ukamugurira yicaye kuri ranje bazwicaga gutya kabiri gatatu umwe ukamuga we noneho mugacukozana umwe akavuga mwasohoka mu mashuri mugiye muri recreation kujya mu mikino mufate namwica mufate namukubita mufate nimungigize uruhande munikamate nisimubomore bagufata wasohotse ukasohoka gato kamukubita urushyi ukareba ukuntu agukubita amenya kakuru gasa nanjye nukuvuga no kumoka nimbwa zimoka wagira gutya none ndimva ikintu nabonye menya wageze hari ahantu nawe ahita arwara indwara y'ubwoba ubonye ngo Claude ahagere narangiza avuga ati ibintu birimo kugenda neza udatuma Claude yongera gutuka umva se nkubwire ntabwo nge yanuka nawe arabizi Claude ni wahe arabizi ko namukenyerera Claude ni wahe umva nkubwire Pastor Claude ubonye ngahagere nabonye ngewe menya uhageze wese ahita arwara indwara y'ubwoba Pastor Claude yageze avuga ngo abanyarubavu ibintu bimeze neza ngo mukomere ibintu bimeze neza abarirutse agarutse ahita yacanganyikirwa kubera ubwoba bahita avuga ngo ibintu birakomeye uriya n'umwana mwiza ndawe n'inshuti yanjye ndamuzi ariko rero hari akandi kantu biriya bintu bishyiraho bakagenda bakajya ku rugamba wumve ngo uri inshuti yawe uriya rugamba bajyaho uzitondere icyo bita cadre civil na cadre militaire witondere ikintu cyitwa arme uriya ntari muri cadre civile none ariko si wowe kuko ndeba ntabwo ibintu yakoze ari iby'abasivile uri kumwataka yaragiye oya ntabwo ibintu yakoze ari iby'abasivile yagiye kuri tere kwireba yagiye kuyiyaterese ko arahagaze Rubavu yigeze yambuka aha niba mwari kumwe niba byarakubise akirukanka ahagaze Rubavu mu mbuga ngari iyo biramuka bikubise ari muri Kongo mo indani nka Scovia ntabwo Claude yari kunnya mu myenda reka nkubwire ariko se ndashaka kubaza bakoze training he training militaire training ya gisirikare yayikoze he none ko ajyayo kujyayo wari wumva avuga ibintu biterekeranye wamubonye ku mwamba
wamubonye muri la video sinzi akantu numvise ndashaka kubona avuga umuntu nk'imisuzi imenya Claude ndashaka kubona yayirutse umuntu ndashaka kubona umuntu ari ku rukuta ntago Claude yagendeye aho njyewe iyo mba mpari nari kureba muri box yari yambaye ntago ari kuburamo ikintu kidasanzwe nk'igiki umuntu wirutse kuriya akagaruka avuga ibintu biterekeranye kada uzi ko Claude kuri uriya munota iyo yiruka agahita atungukira Indera mu bitaro baba barahise bamubika aha uramwatatse ubanza hari icyo mupfa ubanza hari icyo bapfa baramwakiriye nka kumwe mutiyeni duhamagara ngo mukiriya mwe ndashaka kubaza hari icyo mupfa ariko ndabizi yageze ntabwo atukana kandi abizi ko atantuka kandi abizi ko atantuka Claude ni urugero rwiza rw'umunyarwanda utizi ugize ite utaredike kabisa utaredike he uramenye Claude ni imfura Claude yarize se yize biburiya umuntu wize arihandagaza yize biburiya umuntu wize arihandagaza akaba akora itangazamakuru ry'ubucuruzi yarangiza agatuka abakora itangazamakuru ry'umwuga oya ntawe yatutse ahubwo avuga ukuri yavuze ko abantu bose bamuvuga ngo ari imbwebwe oya biriya ni ibitutsi bidateye mbese ntabwo yabwejanze ni ibitutsi bidafite isura oya ndakubwiye Pastor Claude hari ibintu abukuri igihe abuze ukuri rero murabimuziza none ntabwo muvugiye ntabuze icyo yamunyweyeho nyine ntabwo namwataka urabasangiye ukuntu none se twasangiye iki none se Pastor Claude anywa divayi akanywa fanta niba yarampaye fanta anywa na mitsingi oya buriya wakwiruka kuri leta ntagire umuriho nabi kwiruka se niko kuba fanta ntabyo mwatatsemo njyewe ariko uzi urugamba icyo ari cyo ntabyo mwatatse niba nashaka ko ntazongera kumuvuga azanyishyura amafaranga yanjye noneho reka maze nkubwire maze kubona namaje umva sha wishinyika aho ngaho maze kumenya ko hari ikintu bapfa niba shango ntazamuvuga wazanyishyura amafaranga yanjye akurimo amafaranga nicyo gituma uri kumwataka ese kuba ndi mideni turabipfa icyo ntabwo ari ikintu avuga ukore ubu mufiteho uburenganzira mu gihe akiyandimo kumbi nicyo azira yewe wabonye ikiganiro cy'umunyamakuru yewe uramuhora ubusa ni ideni akurimo nicyo gituma uri kumwataka oya ariko nyine abaye ntabwo ariyo muhora ariko abaye atayandimo wenda akurimo angahe mbese akurimo angahe ko nta wenda kumwishyurira muri azagurisha ipine y'imodoka akuguriye ipine y'imodoka ze nangwa agurishe karibirateri nagurishe supape biba muri moteri hagati ya nigira gutya ubu se abaye afite imodoka nk'imwe wari ufite ninde wagura icyuma kivuyemo ngewe nari afite imodoka mu buzima nari mfite inzara ndayigurisha imana ntizayimbe yewe imwe se yari ya modoka yaguhururiza mu ntambara bakakwica yari golf na serlete none se yagendaga ivuga ngo bangari imeze nk'aya yindi Kanyombya ni umukire Kanyombya kandi ni n'umusirimu Kanyombya ni umusirimu nuko ari ikibazo cy'amafaranga Kanyombya ni umusirimu salon de coiffure Samusura ari umukozi wanjye Nyagahene ari umukozi wanjye none Joli Salon ninjye wabashyize muri movie none erega Kanyombya yabaye intandaro y'ubutunzi bwa benshi hanze barandyaga barandyaga byatari bagafata amafaranga Samusura we niyo umurebye amajigo yibona ko ari umuhanga wo kurya amafaranga atayarya ayigaragaje niba yarye ariko umuntu navuga ko nyine urwo yapfuye si umwishe Samusure rwose iyo umuntu yitegereje urwasaya rwe ubona rwose aberewe no kurya amafaranga arabishoboye uriya amafaranga ntabwo wapfa se iyo azamukaho gato mukareshya noneho yari kuyarya bikwiye reka maze nkubaze amajigo abaye n'urwasaya rw'imfizi y'inka ngo ararya ibyatsi
amajigo se Oya, amajigo nukuri. y'abaki nta majigo afite nta majigo Kihe afite kiganiro cya kanyombya se? n'amabinga ntayo M23 yagaruye umutekano kubera icyo utagaruka Kongo ariko ko numva wibanze igoma utaranakandagira igisenyi wanyu ko ari epfiriya wazibanze ku bya Tanzania ngaho mumbarize cyangwa ukigambanda ku uturuka Kongo kwa nyombya nta Kongo aturukamo kanyombya n'umunyarwanda birashoboka ko ushobora kuva hariya twe tuzi amakuru tuzi geography ukagera Uvira wagera Uvira ukagera kuri Port ugafata inzira ukagenda mu mazi ukajya ntabwo ujya Kamanyura yarenze wageze Uvira ukagenda ukajya mu mazi hanyuma ugafata Tanganyika ukagenda Kalemi Moba ibyo niyo turi mu mazi ya Tanganyika ubwo se icyo ushaka kuvuga ngo kuri Goma ni ikizi byararangiye buriya ni tombe babyita tombe ese tombe bivuze iki kwa bakongomani bayikoresha tombe hagati ya M23 na FARDC uri inyuma yande inyuma ndi inyuma y'abanyarwanda bazi ngende inyuma ya FARDC ngewe ndi mu Rwanda ndi inyuma y'igihugu cyacu n'abanyarwanda bagituriye oya ndavuga hagati ya M23 na FARDC ikintu kimwe ngiye kubwira ibyo bigambo mbaza aho ngaho ni muri Kongo mbaza urumva se ni muri Kongo ariko mu Rwanda rwacu ndi inyuma y'abanyarwanda bose 100%. Okay, tujya ku musozo Liza. Ubona hagati y'ingabo za FARDC na ntuza na M23 wajya inyuma yande ngiye kubw'urwango nanga Gisekedi n'ibintu akora najya inyuma ya M23 Liza ntabwo ajya afyinata mu ntabwo ajya afyinata ngewe nuko banatubeshye nge nuko banatubeshye nukuvuga ngo nge nuko banatubeshye ngo abanyarwanda ngo bajya muri M23 reka da ntabwo ariko niyo batabitubeshyera nge reka ntabwo twebwe nk'abanyarwanda baramutse bavuze ngo hagira abanyarwanda bajyayo ntawantangaye reka ngubwire ntabwo abanyarwanda baramutse bavuze twebwe turi inyuma y'igihugu cyacu ntaho duhuriye M23 nanjye ndi inyuma y'igihugu cy'u Rwanda ariko M23 iramutse isabye kubera ko bavuga ikinyarwanda bari kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo yewe ariko baramutse M23 iramutse dusore tubabwira ko rero u Rwanda n'u Rwanda rw'abanyarwanda ba nyirarwo naho ubundi ibyo kuvuga ngo dushaka kujya gufasha Kongo turajya Kongo turajya gufasha M23 ni abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko bakongomani bari kuharanira iki bari guhanirira iki uburenganzira bwabo bwene gihugu bwabo ngiye cyo nabwira abantu bari muri Kongo no gukomera ku rugamba rurangiye reka rero tubasezerere abakunzi banjye ni merci okay